umuntu udashaka umutekano, udakunda umutekano, nuko abatarigeze kubura umutekano. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umutekano muke ungana ururo. Njya nkunda gutanga urugero mvuga ku bantu bakunda kurimba, bashiki bacu ntibanyumve nabi. Buriya hari ukuntu bashiki bacu bakunda kurimba, ashobora no kwambara urukweto rutamukwira ariko amafoto akaba meza akaza kurukuramo hanyuma, ariko urwo rukweto ukuntu ruba rukurya niwe wabitangaho umuhamya. Ariko iyo amafoto arangiye wikika ahantu ugakuramo ukazibika. Umutekano muke w'iminota mike. Murakoze nyakubahwa gavana, bayobozi mwese muteraniye ahangaha, abaturage b'akarere ka Rutsiro, mugire umutekano. Baturage ba Rutsiro, nyakubahwa gavana, nagira ngo tuganire n'aba baturage ku mutekano. Ndifuza kuganira ku mutekano mu buryo bukurikira. Nagira ngo nganire umutekano mu gihugu cyacu, nganire n'umutekano mu karere ka Rutsiro by'umwihariko. Nyakubahwa gavana, navuga ngo umutekano mu gihugu cyacu ni amahoro. Ni amahoro, igihugu cyacu kiratekanye, gifite umutekano tubiharaniye. Ntabwo ari umutekano wizana. Nyakubahwa gavana mu ijambo rye ryatubimburiye yavuze amateka y'iki gihugu, ibyaranze umutekano muke n'umutekano uyu munsi dufite. Umutekano dufite uyu munsi hari ikiguzi cyawo kugira ngo tube tuwufite. Rero igisabwa ni ugusigasira uwo mutekano dufite. Uyu munsi rero navuga ngo ntabyera ngo de, ikibazo dufite cy'umutekano muke mu gihugu, kimwe no mu karere turimo k'ibiyaga bigari cyangwa se n'ahandi, ni ingengabitekerezo ya jenoside. Nyakubahwa gavana, ngira ngo twari twatangiye kuganira n'abaturage muri iyi ntara yacu mu rwego rwo gukumira no guhashya ingengabitekerezo ya jenoside. Mvuge ngo ingaruka zabyo nk'abanyarwanda, ingaruka za jenoside turazizi. Nagira ngo dufatanye kugira ngo dukumire ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya ubumwe bw'abanyarwanda. Turifuza abanyarwanda batekanye, turifuza abanyarwanda bazira ingengabitekerezo ya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside n'ababikinishije n'uyu munsi abakihembera ingaruka zabyo barahura nabyo, barahura nazo, naho zitari zabageraho zizabageraho, kuko jenoside ntabwo ari ingengabitekerezo nziza. Mu ngaruka rero z'ingengabitekerezo ya jenoside by'umwihariko muri aka karere cyangwa se muri iyi ntara, abakuru bari ahangaha ntabwo ari ibintu babarirwa, ni ibintu bazi. Ariko by'umwihariko mu ntara yacu, ngira ngo mu gihe kidatinze Karongi ni abaturanyi banyu, mwumvise abaduhekuye muri ubwo buryo. Ibi rero ni ibintu
ngira ngo nsaba abaturage bari aha ngaha kugira ijisho ridahuga, ijisho ridahuga, kurwanya ikintu cyose kijya muri uwo mujyo. Abanyarwanda bajya bavuga ngo byago ntugahore ariko ntukaburi. Hari ibijya biba bigasa nkaho bihwituye abantu. Uyu munsi ingengabitekerezo ya jenoside yagaragaye muri iyi ntara, nuko twagiye tuganira n'abaturage mu buryo butandukanye. Abafite imigambi mibi twaganiraga nabo, twagiye tubonaho abaturage basabitswe n'iyo ngengabitekerezo, aho bagaragazaga yuko bagitsimbaraye kuri iyo ngengabitekerezo. Interahamwe uyu munsi tuvuga ziri muri Kongo, ziri i Burundi, zihora zishyugumbwa, nta kindi ziba zishaka ni ukuza kurangiza umugambi zitarangije. Byaba ari ishyano bafite abafatanyabikorwa nk'abo batwiciye abantu muri Karongi. Byaba ari ishyano dufite abantu uyu munsi bagifite iyo mitekerereze. Nagira ngo rero mbahwiture nanabasabe mudufashe, mwifashe, dufashe igihugu, tubungabunga umutekano w'igihugu cyacu, twirinde ingengabitekerezo ya jenoside, ariko uwumva yaramusabitse yayipfana. Nyakubahwa Gavana, uribuka mu gihe cyashize abajenosideri nabo bakorana nabo bavuga ngo bafite abazungu hakurya aha ngaha, ngo bafite coalition iri hakurya aha ngaha, ngo igizwe n'abanyekongo n'abo bazungu n'abarundi n'abandi. Ariko abazungu bongera ngo abumvaga ari nk'ibigirwamana, bo babonye bikoreye amaboko, ntabwo abo ngabo bakibarizwa hafi aha. Abandi rero barimo abo baturanyi bacu basabitswe n'iyo ngengabitekerezo, nabo barikenya. Navuga ngo ibyo bifuriza abandi bizabageraho cyangwa birabageraho, ni ukwisema. Nta kintu bazageraho muri iyo ngengabitekerezo, niyo ye banayikoresha mu gihugu cyabo, nk'uko Kongo buri munsi yica abaturage bayo. Nta nyungu ziri mu kwica abaturage bawe. RPC twigeze kuvugana twicaye hariya, yanabibabwiye. Nyakubahwa Gavana, nagira ngo twishimire yuko abaturage bakeye batya bakwiriye kuba bafite n'ibitekerezo bisobanutse kandi bakanumva neza. Umuturage muzima ukeye ni n'amahire. Ahangaha twegereye abajya badufasha kugira ngo tugire na roho nzima, muvome ku isoko. Wenda duhere n'ahangaha tuvuge ngo iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'uwayiraranye akaba yigeranya ahangaha, ava ahangaha umutimanama we umubwira yuko akwiriye gufatanya n'abanyarwanda muri cya kiguzi cy'umutekano dufite. Nawe ugashyiraho agakeregeshwa kawe, ariko tukabungabunga umutekano. Kubatsimbaraye rero kuri iyo ngengabitekerezo, nagira ngo mbabwire ngo bazayipfana. Ntabwo umugambi wabo
uzongera ukundi, ibyo kuvuga yuko batawurangije. Ubu ibyo batakoze bagasigarana bazabipfana. Umutekano tuwukomeyeho. Umuntu udashaka umutekano, udakunda umutekano, nuko abatarigeze kubura umutekano. Iyo tuvuga umutekano, hari ubwo umuntu ashaka kwibwira yuko ari umugani, ariko nagira ngo mbabwire ngo umutekano muke ungana ururo. Njya nkunda gutanga urugero, nyakubahwa gavana arabizi. Nigeze gutanga urugero mvuga ku bantu bakunda kurimba, bashiki bacu ntibanyumve nabi. Buriya hari ukuntu bashiki bacu bakunda kurimba, ashobora no kwambara urukweto rutamukwira ariko amafoto akaba meza, akaza kurukuramo hanyuma. Ariko urwo rukweto ukuntu ruba rukurya, niwe wabitangaho umuhamya. Ariko iyo amafoto arangiye wikika ahantu ugakuramo ukazibika. Umutekano muke w'iminota mike noneho muwugereranye n'umutekano waduhekuye abantu, naho uyu munsi umuntu ashobora kurengwa akongera akavuga ngo hari umugambi atasize ashoje. Ukica abantu, ugakora genocide, ukabifungirwa, ukongera ukagaruka ahangaha ukavuga ngo wasize ushashe, ngo uzaza wica abantu ngo wongere usubireyo. Abantu bafite iyo mitekerereze nagira ngo mbakebure, nanabagira inama, mbabwire ngo utekereza yuko yasize ashashe, rwose umutwe wawe wabitekereje nabi. Aho washashe ni kwa leta, ntabwo ari ku isambu yawe, ntabwo ari iwawe. Uko wagiyeyo ntabwo wavunyishije, nta nubwo wafashe imodoka ikugezayo, barakujyanye. Ibyo kuvuga rero ngo uzongera wica abantu aha, nurangiza ufate inzira usubireyo, ntabwo uzagerayo. Ibyo mubyumve neza, ntabwo uzagerayo, nta nubwo binakwiriye. Rero nagira ngo mbasabe umutekano tuwusigasire. Udashoboye kumva yuko hari agakeregeshwa ke yashyiraho, ntatobe ibihari. Nagira ngo rero ku ngengabitekerezo ya jenoside n'abakihembera mbabwire ngo musubize amerwe mwishaho. Ibigirwamana nabo bafite ibibazo byabo. Ibyo bintu by'ingengabitekerezo ya jenoside tubicikeho. Nagira ngo mvuge umutekano muri aka karere by'umwihariko. Aka karere hari ikibazo cyane cyane nk'uko mwabikomojeho, na RPC yabivuzeho, ibintu bya illegal mining ntabwo bikwiriye, ariko dukwiriye kujya mu ngamba. Nagira ngo mvuge ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi, aho abantu batema amatungo. Mvuge ku kibazo navuga ngo cy'amakimbirane mu miryango aturukamo no gukomeretsa abantu, ariko noneho hakabaho no kwihanira. Ibyo bintu byose ni ukunyuranya n'amategeko kandi ntabwo bikwiriye. Nagira ngo ibyo bikorwa bibi mbigaye, ariko nasabe yuko twafata ingamba mu gukumira ibi bintu bidakwiriye. Muri izi ngamba rero tugomba gushaka ukuntu uko dutangira amakuru ku gihe, kugira ngo dukumire igitera ibyo bibazo. Tugomba gushaka ukuntu uko tuvugurura irondo. Amarondo ntakorwa. Amarondo akorwa neza
ntabwo twagira abantu batema inka z'abantu bakajya no kuzirira hafi y'amagwaho ngaho kandi hari irondo. Ntabwo umugabo yakwihererana umugore cyangwa umugore ngo yihererane umugabo mukubite, twumve ngo yagiye kwa muganga basize abana. Iyo umugabo n'umugore barwana, mwe muba muri bakuru, muba muzi ibyo mupfa, ariko ingaruka zigera ku bana ni izihe? Nyakubahwa Meya, yiba mbyibuka neza, ni muri aka karere aho ngira ngo umugabo yishe umugore mu minsi yashize basiga utwana. Uyu munsi abo bana bameze bate? Uwishe umugore yungutse iki? Cyane cyane ko icyo gihe yavugaga yuko amuziza n'imitungo, uyu munsi iyo mitungo yirimo. Nk'abaturanyi, nk'abanyarwanda, ntabwo mwahombye umuturanyi. None se uwo mudamu wasize abana be, muri mwe nk'abanyarwanda bazima, umugore wari wahaguruka akavuga turiya muntu yari umuturanyi wanjye, reka njye no gusura abana be, nindi? Ingaruka rero z'ibibi, ntabwo twabonye ibibi bihagije. Uyu munsi twari dukwiriye kujya mu mujyo w'aho abantu bakwiriye kuba bakeye. Nagira ngo rero mbasabe ngo tujye mu ngamba, twirinda kwihanira, tugana ubutabera. Mbasabe gusigasira umutekano dufite, turinda ibikorwa remezo nyakubahwa gavana yadusabye, abantu birinda kwangiza ibikorwa remezo. Iyo muciye insinga z'amashanyarazi kandi dukeneye kubona, abanyeshuri bakeneye kwiga, mufite za saro, mufite n'ibindi bikenera ayo mashanyarazi, ibyo ari byo byose muba muhemukiye igihugu mutiretse. Icyerezo ya jenoside yaragusabitse. Nyakubahwa gavana rero, kimwe namwe mwese muri aha ngaha, nagira ngo mbasabe mufashe ubuyobozi bwacu, mwifasha tubungabunga umutekano, dukore duke nk'uko tumeze, tubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda, turwanya icyadutandukanye. Mbifurije umutekano, murakoze.